Welcome to Gorilla Gospel TV. Murahawe ikaze kuri Gorilla Gospel TV. Mugiye kubana nange Nazil JJ. Musanga nyamatsiko tugiye kuganiraho ivuga ngo inzozi 12 abantu bajya barota zisobanura yuko batoranijwe n'Imana. Inzozi rero nimwe mu ngingo abantu benshi kuva kera badakunze kuvugaho rumwe, kandi iyo ngingo ikaba ikomeje gutera benshi amatsiko ndetse na bamwe ikabatera urujijo. Inzozi kandi akaba ari imwe mu ngingo z'ingenzi ziri mu gitabo cyacu cya Bibiliya. Twongera kukwibutsa rero yuko inzozi ari imwe mu miyoboro Imana yashyizeho kugira ngo izajye imanura ubutumwa bwo mu ijuru ndetse ibugezeho ku bantu. Ubwo Satani yoshyaga Adamu na Eva ikaboshya kugira ngo bakore icyaha, Imana ikaza gutandukana nabo, kuko mbere yuko Satani yoshya Adamu na Eva, Imana buri gihe nk'uko tubizi muri Bibiliya yakundaga kujya gusura Adamu na Eva ndetse bakiganira imbona nkubone. Nyuma rero yuko iyi si imaze kuzura ibyaha byinshi cyane kandi Imana ariyo gukiranuka ndetse binanyuze mu maraso ya Kristo dupfiriye, iyi nzira ikomeje gukomeza gukoreshwa n'Imana isumba byose igira ngo ihereze abantu ubutumwa. Iyo imwe mu nzira rero ni inzira y'inzozi. Niyo mpamvu dukomeje kubwira ati komeza ubane natwe kugira ngo tukomeze tukubwire ijambo ryiza ry'Imana, ukora subscribe, share ndetse na comments kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze rigere kuri benshi cyane kandi ibashoboka. Imana iraguha umugisha. Inzozi za mbere rero akaba ari inzozi urota urimo urahabwa igitabo cya Bibiliya. Izi nzozi zikaba ari inzozi zisobanura ko umwuka w'Imana w'ivugabutumwa ari ku buzima bwawe, kandi ko uzagenda uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hirya no hino. Rero izi nzozi tukaba tuzikura mu gitabo cy'Abaroma igice cya 15 havuga ngo kandi ibabwiriza bate bataratumwe, ndetse nk'uko byanditswe ngo mbega ukuntu ibirenge by'abavuga ubutumwa ari byiza. Izi nzozi rero ijya gusa n'inzozi ya kabiri ngo umuntu ashobora kurota yibona arimo aravuga ubutumwa bwiza. Izi nzozi uko ari ebyiri akaba ari inzozi zisobanura ibintu bimwe ndetse zisobanura ko umwuka w'Imana wivuga ubutumwa ari kuri mwebwe. Rero niba ukomeje kugenda urota ubona zino uri kuvuga ubutumwa cyangwa se uri kubona Bibiliya, nta kindi izo zisobanuye ndetse cyakumenyesha nuko Imana yagutoranyije kugira ngo ugende ubwira abantu bayo ubutumwa bwiza bwo kubohoka. Ndetse inzozi ya gatatu akaba ari inzozi ushobora kurota wibona urimo uragenda usengera abantu. Iyi nzozi rero ikaba isobanura yuko umwuka w'Imana wo kubohora abantu ari kuri wowe, ndetse Imana ikaba yaragutoranyije kugira ngo uyibere ingabo izajya irwanirira ubwoko bwayo, aho rero uzajya ugenda usengera abantu bakagenda babohoka, abantu Satani azaba yaragiye aboshye ndetse n'ibintu by'ibibazo Satani aba yaragiye atera mu bantu b'Imana, ko ari wowe uzaba ufite inshingano zo kugenda ubasengera kugira ngo bagende babohoka. Iwo rero akaba ari wo muhamagaro uri ku buzima bwawe. Niba ukomeje kurota birenze rimwe ugenda wibona uri kugenda usengera abantu, hita usobanukirwa neza ko umwuka wo kubohora abantu ari ku buzima bwawe. Ukore uko ushoboye kose kugira ngo ufate ibihe mu masengesho ndetse ugende wityaza kugira ngo ubashe guhangana ndetse n'umwuka wa Satani, kuko umwuka uri muri wowe ari umwuka w'uburwanyi uzajya urwana urengera ubwoko bw'Imana.
wakomeje kudukurikira rero ndakomeza kwibutsa nkubwira ngo kora subscribe, share na comments kugira ngo iri jambo ry'Imana rikomeze rigere kuri benshi ndetse cyane, ndetse Imana izaguha umugisha utoroshe. Reka tugaruke ku nzozi ya kane, aho ushobora kurota uri kubona aba marayika, ndetse ndagira ngo ubwire ko iyi mpano atari impano ikunda kuboneka kuri benshi. Nimba ukunze kurota ubona aba marayika, ikintu cya mbere ugomba kwibwira nuko Imana yagutoranyije iguha imbaraga zo kubasha kubona ibiremwa nk'ibyo ngibyo bitabasha kubona buri wese. Kuba rero wabasha kurota uri kubona marayika ni ikintu gisobanura ko Imana yaguhisemo kugira ngo uzajye ubona ubutumwa buva mu ijuru ndetse buzanwa n'aba marayika, ugende ubasha kubushira mu bikorwa, kubera ko haba hari impamvu Imana yakohereje marayika. Nkuko tubizi rero, igihe Mariya yari akiri umukobwa yibereye wabo, ijambo ry'Imana tubwira ngo marayika Gabriel ngaramanuka ngaramubwira ati urahiriwe mugore Mariya, ndetse imubwira ko agiye kuba yatwita inda ndetse ya Mwuka Wera, ku buryo azabyara umwana uzacungura isi. Rero urumva ko iyo mpano ari impano itoroshe cyane. Icyo usabwa ndetse ni ukujya witonda ugasenga cyane kugira ngo Satani atabasha kuba yakwivanga muri izo nzozi, kuko ijambo ry'Imana none ringeye katubwira ngo Satani abasha kwigira ndetse marayika w'umucyo kugira ngo nawe akuzanire ubutumwa bwo kukubeshya abe yakuyobya. Rero bikaba bisaba ko wasengera iyo mpano kugira ngo Satani atazajya ashaka ibintu byo kukuvangira, azajye iteka ryose afatwa kugira ngo ubutumwa bwe bwo kwibeshya no kujijisha kuko akomeje kubeshya butakugeraho, ahubwo marayika w'ukuri aba ari we uzajya ukugeraho, ndetse azajya aba akuzaniye ubutumwa bwo mu ijuru kugira ngo ndetse ubashe kubushira mu bikorwa. Tunyarukire rero ku nzozi ya gatanu, umuntu ashobora kurota abona arimo arasigwa amavuta. Ubu rero bukaba ari bumwe mu buryo Imana ikunda gukoresha, ndetse irimo irihitiramo umukozi wayo ishaka kuba yatuma cyangwa se yaha inshingano runaka. Niba rero ukomeje kubona urota uri gusigwa amavuta, kikaba ari kimwe mu bimenyetso kikwereka yuko Imana yagutoranirije kugira ngo ugire umurimo runaka ubashe kubona. Aho rero usabwa kuba wasenga cyane kugira ngo Imana ibashe kukumenyesha icyo igutumye gukora, kuko haba hari zimwe mu nshingano Imana iba igushinze, kandi ndetse uba ugomba gusenga mu gihe utabashije kubibwirwa, ahubwo ukajya witonda muri izo nzozi ukitegereza, ukabasha kumenya ubutumwa Imana irimo irashaka kuguha kugira ngo ugende ubukwize mu bandi. Nk'uko tubisanga mu gitabo cya Zaburi 163 umurongo waho wa 2, haravuga ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe. Nk'uko rero tukonje kubibabwira, izi nzozi zikaba ari inzozi umuntu arota afite ikintu cy'ingenzi Imana ishaka kumutuma ku bwoko bwa. Reka tunyarukire ku nzozi ya gatandatu, aho umuntu ashobora kurota yibona arimo arabwirizwa ubutumwa. Izi nzozi rero zikaba ari inzozi ziba zishatse gusobanura yuko Imana hari umuntu irimo irakwereka ndetse igutungira urutoki kugira ngo urebe yuko wazamwegera akaba yabasha kuba yakubwiriza cyangwa se yagira icyo agufasha. Cyangwa se izi nzozi zikaba zisobanura yuko Imana ishaka kuguha ndetse impano imeze nk'iy'uwo muntu iba yakweretse mu nzozi. Uzajye ureba witegereze cyane uwo muntu uba urimo urakubwiriza, witegereze niba waba umuzi, ndetse rimwe na rimwe nuzajya umwitegereza jya ureba impano afite, kuko Imana ahangaha ibisha kukwereka yuko ishaka kuguha impano nk'iy'uwo muntu, cyangwa se ikaba irimo iramukoherezaho kugira ngo abe yagenda akubwiriza ubutumwa. Nk'uko tubisanga rero mu gitabo
muko dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 2 umurongo wa 17 haravuga ngo nzasuka mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa. Hakomeza hatubwira ko ngo n'abakambwe n'abasaza ngo nabo bazarota inzozi. Iki rero kikaba ari kimwe mu bintu bisobanura yuko Imana ishaka kwereka umuntu ndetse ikaba imufiteho ubutumwa runaka imugutsumaho, cyangwa se ikaba ifite ubutumwa runaka yamuhaye agomba kukugezaho. Inzozi ya 7 rero akaba ari inzozi umuntu ashobora kurota ari kubona umusaraba. Ubusobanuro bw'umusaraba akaba ari igisobanuro cy'agakiza, akaba ari igisobanuro kitoroshe cyo kuba waratoranijwe kugira ngo uzavuge ubutumwa bwiza bw'agakiza. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Abefeso, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakiza n'imbaraga z'Imana. Ibishatse gusobanura ko iyo uri kurota uri kubona umusaraba, ndetse bikaba bishaka gusobanura yuko umusaraba ari ijambo ndetse ari ubutumwa bw'agakiza uba uzagenda uvuga ahantu hagiye hatandukanye, ndetse ugenda utuma abantu b'Imana bakomeza kwizerera mu gukiza ka Yesu Kristo. Reka kunye tunyarukire ku nzozi ya 8 rero. Iyi nzozi akaba ari inzozi ushobora kurota ubona ikamba, cyangwa se nanone ukaba warota wibona wambaye ikamba. Izi nzozi rero zikaba ari inzozi zishaka gusobanura yuko Imana yagushizeho umwuka w'ubutware, cyangwa se yagushizeho umwuka wo kwiringirwa. Izi rero zikaba ari inzozi zisobanura ko uwo mwuka w'ubutware, ndetse ko Imana ibishaka kugenda igushiraho kuba umuntu ushobora kuba umuyobozi, nk'uko tubibona mu Migani igice cyaho cya 8 umurongo waho wa 15. Haravuga ngo ninjye wimika abami ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera. Ahangaha rero niba ukomeje kwibona urimo urabona wambaye ikamba, cyangwa se ubona ikamba imbere yawe, jya uhita umenya ko Imana yagutoranyirije kuba umuntu ugomba kuyobora abandi, ngo kandi icyo igusaba nuko mu guca imanza kwawe ugomba kujya wirinda ko waca imanza zibera, ukagira abantu bamwe na bamwe ugenda urenganya. Ibi rero akaba ari ibintu bigusaba gusenga cyane kugira ngo umuhamagaro w'Imana iba yaguhamagaye ubashe kukugeraho, kuko Satani ababizi kandi ababireba, bityo rero akaba agenda arwanya uwo muhamagaro, ugasanga bigiye bigorana. Rero ushobora kuba umuyobozi w'igihugu, cyangwa se ukaba waba umuyobozi wa sosiyete runaka ugiye urimo, cyangwa se ishyirahamwe runaka. Ibyo bintu rero Imana ikaba igusaba kuba inyangamugayo, akaba ari cyo igenda ikubwira kugira ngo ube inyangamugayo, kugira ngo ubashe kurama kuri iyo nshingano Imana iba irimo iraguhamagariraho. Inzozi ya 9 ni inzozi umuntu ashobora kurota ari kubona intebe y'ubwami imbere ye. Nk'uko rero tubikesha igitabo k'ibyahishuwe, Yohana aravuga ngo nuko njyanwa mu ijuru, ndetse njyanwa mu ijuru nuko ngo mbona intebe y'ubwami. Izi rero zikaba ari inzozi zishaka kukubwira ko Imana igushizeho umwuka, ndetse umwuka wo kuramya. Nk'uko tubizi, imbere y'intebe y'Imana, cyangwa se intebe y'intebe y'ubwami, akaba ari haba ibizima bine, ndetse ibiremwa bibaho gusa abishinzwe kuramya Uwiteka Imana. Iki rero kikaba ari ikintu cyiza cyane. Imana ibirimo irakwereka yuko iguhamagarira guhora uyiramya mu bihe bimwe cyangwa n'ibindi, ariko ukamenya
ukamenya ko icyo Imana yakuremeye ari ukugira ngo uhore uyiramya. Izi nzozi nk'uko namaze kubibabwira ko nk'uko tubikesha igitabo cy'ibyahishuwe, Yohana yajyanywe mu ijuru kugira ngo abashe kugenda areba bimwe na bimwe bigiye bitandukana n'ukuntu Imana mu ijuru igenda iramwa. Imana reka bikubwira ngo kora uko ushoboye kose wongere ibihe byo kuramya Imana ndetse uyihereza icyubahiro kenshi cyane gashoboka. Inzozi ya 10 ikaba ari inzozi umuntu ashobora kurota abona urwego. Iyi nzozi rero akaba ari inzozi Imana ibishaka kukwereka yuko hagati yawe n'ijuru harimo akayira, cyangwa se Imana ibiguhaye uburyo cyangwa se gukangurira uburyo ugomba gukora uko ushoboye kose kugira ngo utere imbere mu bijyanye n'ubumenyi bwo mu ijuru cyangwa se ubumenyi bw'Imana. Ikindi cya kabiri kandi akaba ari ikintu dukesha igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 28, ubwo Yakobo yararushye yarahunze mwene se Esawu, ndetse aragenda aryama mu nzira aho yaragiye kwa nyirarume ariho agiye guhungira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yakobo arota abona urwego, ndetse ngarota abona abamarayika bamanuka ku rwego urujya n'uruza, ndetse Yakobo icyo gihe nkwibutse yuko ngo yari yiseguye ibuye. Icyo gihe rero Imana yashaka kumwereka yuko hari inzira y'urujya n'uruza y'ingendo zituruka mu ijuru ndetse no mu isi kubwe. Ibi rero bikaba ari ibintu bisobanura yuko Imana yo mu ijuru ifite uburyo cyangwa se inzira igomba gukoresha kugira ngo ikugeraho ndetse igufashe muri bimwe bigiye bitandukanye, nk'uko tubikesha igitabo cy'Itangiriro cya 28. Imana yagiye ibana na Yakobo ndetse igenda imuhumugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimba rero ukomeje kurota ubona inzozi, ubona urwego, menya ko Imana yagutoranije kandi izagukoresha bitandukanye, ndetse ko ishobora kuzaha urubyaro rwawe umugisha nk'uko yari yabisezeranyije uyu mugabo witwa Yakobo, kandi tuzi neza ko yasohoje ibyo yari yamusezeranije. Uyu mugabo Yakobo niwe waje kuvamo umugabo witwa Isiraheli, ndetse umuryango we urakura uraguka cyane. Tunyarukire rero ku nzozi ya 11, akaba ari inzozi ushobora kubona urimo urarota ariko ukumva uri kurota wumva ijwi rikubwira. Rero kurota uri kumva ijwi kikaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko rwose ijuru rigufitiye icyizere kandi ko ufitanye isano n'ijuru rya, kuko iki kintu ntabwo ari ikintu gikunze kugira abantu benshi ko bakumva amajwi rimwe na rimwe akaba ari amajwi y'abamarayika cyangwa se akaba ari amajwi akaba ari ijwi ry'Imana rifite ikintu uririmo rirakubwira. Rero nimba uri kubona urota wumva iryo jwi, ijya ugerageza gutuza kugira ngo ubashe kuba wakwitaba. Hari igihe uba usanga ari Imana irimo iraguhamagara, nk'uko rero tubikesha igitabo cya Samweli, ubwo Samweli yari aryamye, hanyuma yumva ijwi ry'Uwiteka, nuko ajya kubwira umutambyi yibwira yuko ari uri kumuhamagara, ndetse uwo mwana bimubaho inshuro zirenze imwe. Icyo gihe rero bwa gatatu umutambyi yese amubwira ati, wa mwana we, iryo jwi njya kuguhamagara ndetse witabe. Rero hari igihe aba ari Imana irimo iraguhamagara. Icyo gihe umutambyi yabwiye uwo musore Samweli, iramubwira ati, niyo ngiye kuguhamagara uyibwire ati, karame nyagasani, mbwira ndakumva. Rero nawe niba ukomeje kurota wumva amajwi, kikaba kimwe mu kintu kikwereka ko Imana yagutoranije kandi ifite byinshi cyane igomba kugukoresha, ndetse irimo iragutuma ku bwoko bwayo kugira ngo ubashe gushira ibintu mu bikorwa.
inzozi ya 12 rero akaba ari inzozi abantu bakunda kurota bakabona amafi, cyangwa se rimwe na rimwe bakaba barota barimo barafata amafi. Izi rero zikaba ari imwe mu nzozi ibishaka kukwereka yuko nawe Imana yaguhisemo kugira ngo ugende ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu benshi. Ndetse nk'uko tubikesha igitabo cy'isezerano risha, aho Yesu Kristo yagendaga abwira aba yagendaga atoranya nk'intumwa ze ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Rero nimba uri kurota wibona ugenda urota ufata amafi, kikaba ari ikimenyetso gisobanura ko Imana yaguhisemo kugira ngo uzagende uroba abantu ndetse ubakure mu byaha, ubabwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, babashe kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ndetse ikintu kikaba ari ikintu gikomeye cyane, ndetse nk'ikimenyetso kigaragara ko nawe uhamagarirwa kuba intumwa ya Yesu Kristo. Murakoze rero abakomeje kubana natwe, turizera yuko mwakomeje kuryoherwa n'ibi biganiro, tukubwira kandi kongera kwibutsa ngo gukora subscribe, share na comments kugira ngo Imana ikomeze iduhane umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe.